arakoze cyane Eric kutuganirira iby'amakipe ari mu cyiciro cya mbere ariko ari gufata imigozi kugira ngo agume mu cyiciro cya mbere kwizigira. Ikipe y'Amagaju avuga guti ugeze kuvuga uti hari ikintu cy'igipfunsi cyagize kuri cyo kivuze ubuhuha hakurya iyo ejo ngo uburyo bw'imisifurire ntabwo El Merreikh yabwishimiye. Igitego cya Rashid Mapoli Yakin nkuko Eric amaze kubigarukaho mu nkuru nicyo cyakoze difference. Amagara atsinda El Merreikh igitego kimwe ku busa, ariko haba gukozanyaho amagambo menshi cyane hagati y'abatoza bombi w'Amagaju ndetse n'umutoza wa El Merreikh. Barashyamirana, polisi irinda nyine yo kubyitambikamo kugira ngo ibashe kubakiza. Byari ibintu bikomeye cyane, ariko nyine byari byaturuka ko ikipe ya El Merreikh yavuga ko imisifurire itayibane. Gusa nkuko twabigarukaho bato muri relegation ubu ngubu Amagaju ubundi rega kwa kuri tuba dutinya kwanzura by'umupira w'amaguru. Amagaju yo yamaze kuguma mu cyiciro cyane kuko Amagaju arabura inota rimwe ryonyine kandi bafite umukino uzabihuriza na AS Muhanga. Uzi impamvu z'Amagaju yagumye mu cyiciro cya mbere nuko ubu bamaze gukina harabura journée ebyiri, bafite amanota 38. Muhanga iri ku mwanya 17 ifite amanota 28. Ni yatsinda match zayo ebyiri Amagaju agatsindwa oya ubwo yatigira 38 bakanga tukareba ibitego, ariko barabanza kureba head to head imikino yabahuje. Match ya Muhanga n'Amagaju ya mbere match banza yagenze ite kuko erega ikiza wewe nushaka wiyorohereza umunsi wa 33 bazihurira. Tuvuge ko Muhanga itsinze Amagaju agatsindwa n'indi match, ariko wenda tuvuge nka head to head basanze nka Muhanga yaratsinzwe n'Amagaju match banza nka kimwe ku busa, ejo muri Muhanga yaratsinda kimwe ku busa. Urumva ikipe y'Amagaju yagumye mu cyiciro cya mbere, icyo cy'abantu bacyandika ibyanjye birihuta ntago mbitindamo. Impamvu Amagaju yagumye mu cyiciro cya mbere afite amanota 38 akagira umwenda w'ibitego 17. Muhanga ifite amanota 28 n'umwenda w'ibitego 22. Muhanga yakoze deal nziza yo kuza kunganya na Kiyovu Sport rwose, ariko Muhanga isigaranye iyihe mikino kugira ngo urebe uburyo. Ariko ubwo uri impamvu ikipe yitwa Amagaju nasaga n'uwireserva. Hari indi kipe iri mu murongo utukura yitwa Etincelle ifite amanota 31. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo Etincelle ya 31 wumve impamvu ntarimo ndayigarukaho nuko hari wewe wamaze kubara AS Muhanga na Rutsiro ziri muri 20 nizo zifite ibibazo ko ziracyari muri 20 zo nizo zifite ibibazo ziracyari muri 20. Iziri muri 30 nazo nta garanti zifite bitewe no kwenda izo kipe ziri muri 20 zakwitwara. Ariko ikintu gihari umwango Amagaju asigaranye match ebyiri. Amagaju azakina na Muhanga. Amagaju Muhanga izakina n'Amagaju match ebyiri za Muhanga. Muhanga izakina n'Amagaju 33 zabahuza, hanyuma Marine isoreze kuri Marine na Marine Muhanga isoreze kujya kwa Marine iruba Amagaju. Iyo ni Muhanga uri kuri AS Muhanga. Muhanga ifite match ebyiri, ifite Marine ikagira n'Amagaju, ifite Amagaju ihuye nta match nimwe ifite mu rugo. Match ebyiri zisigaye nizo hanze. Nivayo izasoreza kuri deplacer ijya i Rubavu. Urumva Muhanga nahanga ibereye ifite iri mu mazi abiri. Jewe buriya rero Muhango igihari Muhanga kugeza izisa irasabwa gutsinda match zombi. Ese bifitiye ubushobozi icyo ngicyo nicyo cyo kuganira kuri déplacement yabaye Rugaju ikikina n'Amagaju n'ayamanuka iyasanze ihuye. Muhanga ki déplacer ikajya kwa Marine i Rubavu ifite ubushobozi bwo kwakura amanota 6 kwande kwa Marine ari azaboneka ari yaboneka 3 yo kwa Marine yabatsinda Amagaju, ariko amatatu 3 y'Amagaju niyo yanayatsinda ntago ari Amagaju ni AS Muhanga izajya yo siri kuvuga nyine turimo turavuga izakina n'Amagaju. Match hanyuma Amagaju ni ayo gazaboneka niyo ifite Al Hilal. Oya Nindo ifite Al Hilal arifite Al Hilal muri izi Amagaju turi kuvuga kuri AS Muhanga n'Amagaju bonyine nyine ndavuga hari imwe muri zo ifite Al Hilal Omdurman
muri fixtures zayo. Hagati y'Amagaju no, Amagaju afite Mukura akagera na Muhanga. Yego. Ariko ubwo se yaba arihe ni Rutsiro se? Ko muri zo hari ikipe imwe ndabizi neza ndi. Yego, ariko turacyari kuvuga ku Magaju na AS Muhanga zonyine kuko niyo batu ya na match yabo ya nyuma. Ya nyuma ntago hari Hilal irimo. Hari ifite ikipe y'Amagaju. Magaju afite Mukura na Muhanga. No, ifite ni Etenseri ifite ari Hilal kumuswa. Yego, naho Muhanga ikagira Marine ikagira n'Amagaju. Noneho Peter mugenzi wacu Amagaju byarangiye mu cyiciro cya mbere. Match ya mbere banza Amagaju yasanze Muhanga yatsinze kuvuna. Amagaju ari mu cyiciro cya mbere byararangiye. Amagaju afite 38. Amagaju rwose ikipe iri mu murongo utukura ya Muhanga ifite 28 barayirusha 6 kandi yasigaye imikino ibiri. Icyakarebweho no kureba ngo umuntu watsinze ibitego bingahe yatsinzwe undi yatsinzwe ibitego wacu ni head to head mu Rwanda bahera kuri head to head rero dusanze match ibanza rero Amagaju yaratsinze Muhanga noneho se na Muhanga itsinze Amagaju barahita bajya ku bitego yatsinze bingahe kimwe ku busa noneho rero bafitanye match noneho reka wenda tureke dushyire ku randi ibintu byose iby'umupira turabizi yego urumva ntabwo tubikunda ntabwo dushima ariko n'ubundi Mukura ntabwo yamanura Amagaju ari ufata umwanzuro kuvuga ngo Mukura imanura Amagaju no turetse ibyo hanze ku y'ikibuga ikipe y'Amagaju irasabwa gukora aferi yo kuri inota rimwe kuri AS Muhanga cyangwa ikayitsinda bizabirangiye ariko noneho kugira ngo abakinnyi utabashuka bakaguma muri icyo kintu ngo Mukura ngo byakunda ngo byagenda bite Amagaju arasabwa inota rimwe kuri AS Muhanga ku munsi wa 33 tutagiye mu bindi byose by'umupira w'amaguru yego ahubwo twigire ku yindi kipe Rutsiro ntagaruriro Rutsiro wapi byarangiye Rutsiro bifite amanota 26 ikintu gisabwa Rutsiro mu mikino match ebyiri yagira 32 ubwo icyo gihe ukajya gucunga kwa Etenseri rero Rutsiro no numva hano bikomereye iyo ahantu ubwira ko byamaze kurangira hari yo fixtures icya kabiri irasabwa kwitsindira ikanasaba mu ntsindira ntabwo bizashoboka rero kuri Rutsiro byo byanze Rutsiro byarangiye pe Etenseri Bekene yarabibabwiye ko azayigumiza mu cyambere 3-1 ariki Etenseri ifite Gorira Kigali Etenseri kakira Al Hilal nibyo Rugaju avugaga reka njyewe rero reka nkubwire kwizigira Etenseri iborera njyewe kuva mbonye match ya Etenseri na Marine irengera 3 bya Etenseri kuri 2 bya Marine ndetse avuga ni Etenseri igumye mu cyiciro cya mbere ubwo idabi Etenseri itsinda Marine 3-2 aziko Etenseri ikipe yitwa Muhanga ikipe yitwa Rutsiro bye ngona kuguma mu cyiciro cya kabiri ni 95% cyane nushaka kongera ikipe bita Muhanga kujya mu cyiciro cya kabiri 85% Muhanga Rutsiro Rutsiro byarangiye pe Rutsiro urebye fixtures ifite n'ibintu bisabwa Rutsiro yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri Rutsiro byarangiye no mu mibare ntubona ko byarangiye kuko yagira 3-2 nta mahirwe ifite ubwo surambwira ngo icyo gihe Etenseri yabatakaje match zose zisigaye ebyiri Rutsiro se yazitsinze Rutsiro yatsinze Bugesera nande wavugaga na Bugesera na Gorira ifite Rutsiro ifite Bugesera na AS Kigali nayo ifite amanota 32 ikeneye gutsinda Rutsiro yaramanutse ikipe yapfa kurwana ni Muhanga na Etenseri nizo zifitanyemo n'akantu ko AS Kigali nayo nsimbona yananirwa gukora aferi kuri izi match ebyiri Muhanga n'Amagaju Muhanga gutsindira Musanze Kigali cyangwa se gutsindira Rutsiro ironka AS Kigali ifite ubushobozi bwo kugira kimwe muri ibyo yashobora AS Kigali irasabwa gutsinda match imwe muri ebyiri sigaje igahita iguma mu cyambere Amagaju manota 6 asigaje arasabwa izifite ibibazo cyane ni Etenseri na Muhanga niho harimo ikibazo ariko nabwo bigakomerera cyane Etenseri kwa Etenseri nubwo yitsindiye Marine ifite Al Hilal Gorira nta kibazo Gorira nubwo bazazi Kigali nubwo tuzi kukina nyine tugorana cyane ishobora no kuba yazi karivarizi igatsinda ariko yanatsinda Etenseri ntabwo izamanuka Etenseri ifite game yo gutsinda ariko kuri Al Hilal nturebe ngo niba ari abana bapeti abo muri Sudan bari abapeti niba banganya na polisi bana gucapa
Muhanga ikibazo ifitiye amagaju kandi amagaju agomba kubona inota kuri bya ariko nyine niba udashobora gutsinda amagaju kandi murwanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri ubwo urashaka iki kindi nibyo ku munsi wa 31 ibyo nabwiraga kwizigira ugomba gusiga iyo room yuko wabura inota tukagenda ku munsi wa 33 ntabwo yajya kumanura amagaju yabigiye kumanura Etincelle niyo yabona amanota yabigiye kumanura Etincelle muri make AS Muhanga izaganirize AS Muhanga nije mu zindi reka tujye mu cyiciro cya kabiri iyi weekend tuvuyemo ikipe ya Sunrise mu gihe turi gutegereza abamanuka Sunrise na Unity izuba ryararashe izuba ryarasiye iburasirazuba Sunrise igaruka mu cyiciro cya mbere ndetse n'ikipe ya Unity. Maurice byari bimeze bite muri weekend kuri aya makipe avuye mu cyiciro cya kabiri? Sunrise FC yari imaze amasaha 17,640 ikubiye mu myaka ibiri irenga y'iminsi 5 iri mu cyiciro cya kabiri yongeye kugaruka kuryoherwa n'icyanga cy'icyiciro cya mbere. Ndababwira ngo ndabontere ngomba gutwara igikombe kuko mfite akarere gakomeye gafite byose amafaranga ibyo kurya imiyoborere myiza ngiye iwacu iyo nahoze. Haleluya nishimye ndarangije. Ni urugendo rw'amarangamutima rwasaga n'urw'abaheburayo ubwo bacikaga amaboko akomeye ya Farawo rwatangiye kuri uyu wa gatandatu ubwo abasore babanzaga guhabwa umugisha wa kibyeyi basoma ku nshyushyu yitiye maze berekeza ingoma n'abafana babo baruburo buhuye mu nzira zijya ingoma bati tuje gufata igikombe tugishyira ikindi kiri tubibike batwitegura batatwitegura siyagara kumanya ibitego ni 2-1 igikombe tukagicyura. Ingoma bagezeyo basanga abakunzi ba Etoile de l'Est babiteguye ari benshi maze abura amasaha make ngo iyi derby yiswa buri kari cya dabi y'abahinzi n'aborozi ngo itangire stade birakubise iruzura. Mbere y'umukino Sunrise FC yari ifite amanota 10 Etoile ifite amanota 7 ni mu gihe Bugesera Unity yari igiye guhiganwa n'Intare. Iyi Unity yari ifite amanota 9 ingoma umusifuzi Rene ifirimba barayivugije imirindi y'abafana irushaho gufata umurego ari nako mu kibuga hagati bakomeza guhiganwa ku munota wa 8 gusa Daniel Ikipo Iparo rutayizamu kabombo w'ikipe ya Sunrise FC abagize ati pa icyambere kiba kiranyoye. Ku munota 28 ikipe ya Etoile de l'Est binyuze kuri Emmanuel Joel abarishyuye abakunzi ba Etoile de l'Est bikanze ibicu. Daniel Ikipo Iparo nyuma y'iminota 4 gusa yongera kubamanura y'igitaraganya atsinda igitego cya kabiri. Icyo cya mbere kirangira gutyo ari ibitego 2-1 ndetse n'umukino wose muri rusange urangira Sunrise FC itsinze ikipe ya Etoile ibitego 2-1. Abakunzi ba Sunrise FC bari banyotewe no kuzabona 11 b'abazungu ba Rayon Sport na 11 b'abarabu ba El Merreikh na El Hilal kuri stade Gorigota. Umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yahaye abatuye Nyagatare bagize bati we miss you APR FC, we miss you Rayon Sport. Sunrise ari ikipe Rwanda babimenye kuva kwa meya abakinnyi batasa n'abakozi iyi kipe yagari ikipe Rwanda ari Kiyovu ari APR ari Rayon Sport n'ababwira ngo I miss you nari bakumbuye naje. Twararanganyije amaso mu bakunzi b'ikipe ya Etoile de l'Est bamanukaga bafite intege nke nabo bagira bati ibintu byo kuvuga ngo ntako tutagira buri sezo ngo ntako tutagira buri gihe ntako tutagira uyu munsi bigahora ntako tutagira tubyakiriye nabi. Ubuyobozi buratsindwa nta mpinduka. Umutoza wa Sunrise FC Gaspar abafana b'ikipe banyuzagamo bakanyongorera bati turigira muri Nida gusaba ko mu mazina ya Gaspar bongera amandi mazina akitwa Gaspar Guardiola Luis Enrique alias Jurgen Klopp. Uyu mutoza yashimiye abamubaye hafi ngo azamura ikipe nubwo atazi neza niba azakomezanya nayo. Ayiwe jambo rwa rugendo rurerure guhera dutangiye twaratsinzwe twaranganyije twaratsinze ko ibyo by'ingenzi bitugejeje aha ngaha. Uzamuye Sunrise yasari icyizere cy'uko muzakomezanya birashoboka cyangwa ntibishoboke nabyo bizaterwa n'igihe. Sunrise FC ikimara gutwara igikombe nk'iyahize abo yahiganwe nabo yanahawe sheke ya miliyoni 25 irimanukira mu mihanda y'Inyagatare za Karangazi Rwabiharamba Mukayange Ndama Kamate. Abaturage bari ku mihanda ntibakanzwe nijoro bavugiraga hejuru bati mwibare bahungu bacu nimukurikeyo mu mujyi wa Nyagatare nta kuryama. Bose baje gusanganira ikipe yabo kuri stade Gorigota bari benshi abatunzi ibyishimo byabarenze batangira guhinka abakinnyi
Muzese Zikiyati basore mbahaye inyana mpuga, undi ati mbahaye Gashama. Perezida w'ikipe Mushati Clever yavuze ko ntacyo ab'Inyagatare batatanze ndetse niyo bagiye ntacyo bazamwima. Nukugumayo nta kintu bigize batwima n'ibindi bazabiduhereza. Bakomeza bashyire hamwe duswa n'ikipe yacu tuyubake tuyigire ikipe y'Ubukombe. Sunrise FC yazamutse ifite amanota 13 izigamye ibitego 3. Yazamukanye na Unity yari yanganyije n'Intare ubusa ku busa, byatumye iyi Unity yuzuza amanota 10 izigamye n'igitego kimwe, bituma zisiga mu cyiciro cya kabiri. Etoile de l'Est yasigaranye yo amanota 7, Intare zigumana amanota agera kuri 3 gusa. Nitwa Maurice Ndayamaje, Radio Rwanda, Inyagatare Ngoma. Mumbabarire duha amashi Maurice Ndayamaje. Mwebare tata chikazi. Maurice yakorera Nyagatare. Umva yakoze muri mu rugo. Akorera Nyagatare. Azi abari guseriva neza cyane abaseriva. Azi ururimi bavuga, azi uburyo bahimbarwa, azi iyo bahimbawe bakora iki. Bagarira abantu. Ari umusaza avuze mu izina ngo wagabiye abakinnyi. Ego bambi. Abafana rero hari umugabo ejo bundi wari warakariye cyane ikipe ya Sunrise avuga ngo umutoza ntari kwitwara neza. Nizere ko ubiyunze n'ikipe yabo cyane. Muri playoffs hari match imwe batakoze neza, ni match yandera. Match yeruka bari mu rugo. Zari zabanje. Bari mu rugo abantu bose bavuga ati match yagombaga kuba win kugira ngo bibafashe muri game ikurikira. None manota bayavanye ingoma. Urumva nabonye umuvandimwe witwa Eric umwe ujye ufasha mu kuzana abakinnyi ba equipe nationale, nabonye ari abo ba INSG wa Etoile de l'Est. Etoile de l'Est bagize agahinda k'inkubirane. Bagize agahinda karemere cyane kuva mu kibuga byarabananiye. Abajene bataka babaye desespere, birasaba nyine ko abantu bagira gute bongera kubegera bakaba motive bakavuga ati tugerageze n'umwaka utaha. Hanyuma Maurice indi yazamutse ni iyihe? Indi yazamutse ni Unity bashyiraga kuri Poro ko atayemera. Poro ntayemera ariko niyo urabizi ngo yarayigurishije, ariko agombize yayigurishije witwa Emmanuel yanyeretse jewe na certificate ya RDB. Ahubwo umuhungu wanjye Saibad aracyatoza muri Unity. Negereje ya bisi wa postinze uvuga ko mu cyumweru kimwe izabisha. Nizere yuko aryamye none bibaye bibiri kwizigi. Bibaye bibiri ndagutegereje. Uwo bita Saibad. Yes. Umunsi w'ejo kuri Bugesera cycling team hariya mu karere ka Bugesera habereye rushanwa ribangaruka kwezi rya play day mu gusiganwa ku mukino w'amagare mu bakinyi bakiri bato. Mu bakade mu bakobwa Tumukunde Karine ni wabaye uwa mbere, hanyuma mu ba junior mu bakobwa Kanyonge Emeline ni wabaye uwa mbere, hanyuma muri pipiye mu bakobwa Mutaza Nolia ni wabaye uwa mbere, mu gihe kandi mu ba Benjamin mu bakobwa uwa mbere yabaye Akarabo Keza Kerenia, mu gihe kandi muri minime mu bakobwa w'ababyeyi Alice niwe wabaye uwa mbere. Aho ni muri bamwe mu barushanwaga mu bana b'abakobwa ku munsi w'ejo, mu gihe n'umwana w'abahungu nabo bakinaga ku munsi w'ejo. Ni nuko dusoje urubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa mbere. Ndagushimiye Kwizigira, ndagushimiye Rigani. Abantu batubajije impamvu tutavuze kuri Alonso rwose nimugoroba muri Magic Lineup ntimuze gucikwa.